gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Allen yararimo yegera Cyozi ndetse na Hirwa arimo avuga ati kumbe ese n'iki yaragiye kuvuga reka inkuru yacu n'undi tuyihere kuri abangaba bombi batatu arenarengera akabitegereza bombi ahera akamwenyura Cyozi biramucanga avuga ati wowe wari uri kurira none se umwenyujwe n'iki Arena ati numvise inkuru ishimishije kandi inejeje umutima wanjye Hirwa tugize ute iyo nkuru se niyi Arena ati numvishije inkuru y'abantu babiri nubwo igicagasha ariko babishatse bayuzuza Arena arahindukira akareba Hirwa akavuga ati Doctor muri ubu buzima chance comes once nukunda uzakunde kuko abantu bose ntabwo bagira amahirwe yo gukundwa hari igihe umuntu akunda ariko ntakundwe ushobora gukunda ariko ntukundwe kandi icyo ni ikibazo abantu benshi bahuriraho niba uri kumva neza icyo ndi kuvuga ikina n'amarangamutima y'uyu munasi niba yarakubwiye ko agukunda warenze ubwibone ufite ukaba wamukunda ese ubu ndamwaye kumva nari n'umukobwa mwiza ese nturahinduka uracyafite bwa bwibone bwawe kunda urimo uragukunda ukomeza guhanga amaso uyahanga ku muntu utarongera gutobora ngo akubwire ko agukunda ese wahaye amahirwe uyu mwana w'umukobwa ubu wabona uri kumwitesha ejo n'ejo bundi aramutse yiboneye undi wasigara ubabara urimo uraregretinga uvuga uti iyo mbimenya ni inama nakugiraga agize atya akigendera ajya kugenda Hirwa akamufata akaboko Arena ati Hirwa reka urusigara uvugana n'uyu munasi akeneye kumva ijambo ryawe ry'ukuri kandi ijambo rikuvuye ku mutima so rero wikihagararaho mu maso yawe biragaragara niba urukundo rurimo ntakamo Areni aramwiyaka akagira atya akigendera ariko agenda n'ubundi afite umubabaro ubona mu maso ye hari umubabaro mwinshi aragenda akicara ahandi hantu akimura ibyicaro muri we agatangira kuvuga ati koko babivuze ukuri umenya hari bose ari bamwe umenya hari ndi babyara ari imwe ese buriya nawe yaba ari kumukora nk'ibyo yankoze ese kuki abantu batagira impuhwe kuki Hirwa yaba ateye kuriya ubu wasanga uriya nawe yaramuzanye mu rukundo nkanjye amubwira yuko amukunda nyuma ya byose akaba arimo aramwirengagiza nk'uko yanyirengagije Arena arababara
kwibuka ibihe byiza byose yagiye agirana na Hirwa, akibuka amagambo meza yajyaga amubwira, akibuka ahantu hose bagiye basohokera. Uko abyibuka amarira agatemba ku matama, amarira agashoka ari menshi. Abarimo yibaza avuga ati ariko ma njya nicara nkibaza kuki sometimes dutinya gukina ibikoresho bimwe na bimwe tubirinda ko byameneka, ariko ntidutinye gukina n'amarangamutima y'umuntu. Nicara nkibaza umuntu yungukira he igihe cyose ari kubabaza umuntu umukunda? Ese ubundi umuntu yungukira he iyo arimo abeshya umuntu ukamukunda? Ese ubundi urukundo ni iki? Kuki iteka urukundo rutera uburibwe? Urukundo nicyo kintu cya mbere umuntu yinjiramo yishimye, anezerewe, afite ibinezaneza bidasanzwe, ahorana akamwenyu ku maso. Urukundo nicyo kintu cya mbere kibaho kiryoha mu buzima, ariko nanone urukundo nicyo kintu cya mbere kiryana, nicyo kintu cya mbere kirura mu buzima, nicyo kintu cya mbere kizana uburibwe. Uburibwe umuntu adashobora kuba yabona ahantu abuvuza cyangwa se babworoshya. Urukundo nicyo kintu cya mbere umuntu yinjiramo aseka, ariko akagisohokamo rimwe na rimwe atabasha kuvuga, kubera ko umutima usobetse amaganya ubasha gusobanura n'amagambo, kubera ko umutima wuje intimba n'agahinda ntubasha kubona icyo uvuga. Banumva nkeneye kumenya igisobanuro cya nyacyo cy'urukundo. Ese abantu nibo bakunda nabi cyangwa urukundo turwita urukundo tutaruzi? Ese koko ni rwiza nk'uko tubivuga, nk'uko tubizi, nangwa koko si rwiza ahubwo nuko tutabibona? Ariko se nanone umuntu yaba adakunda bigakunda? Oya, kandi ntibyabaho. None se niba urukundo ari ikintu cyiza, kubera iki rutuzanira uburibwe? Igihe arimo yibaza ibyo byose, ajya kumva hari umusubije ngo impamvu rutuzanira uburibwe nuko dukunda nabi, tugahitamo nabi, kandi tukishingikiriza cyane ku bo dukunda, tukirengagiza ko ari abantu bahinduka. Rero kumusubiza ahera akamuhereza n'agatambaro ngo yihanagure. Uguhindukira arareba akabona ni Mira. Ati Mira, wageze hano ute? Si ibintu byose navuze wabyumvaga? Mira ati oya, ntabwo byose nabyumvise, ahubwo ibyo numvise nibyo nsubije. Ese ubundi mwana wanjye byakugendekeye gute? Hari umuntu mwashwanye? Arena ati oya, ni ibintu mbonye mu kanya bintera kwibaza byinshi. Mira ati Arena,
mukeba wawe ati mukeba wanjye kandi wowe buryo se birati Allen okay reka mbivuge gutya ndi hano nk'umugore wa Robert ndi hano kugufasha nk'umuntu navuga ngo ugufata nk'umuvandimwe ariko niba ufite ikibazo watobora ukambwira ninjye wabasha kukugira inama ndabizi neza uraremerewe ibi ntabwo wabinyuramo wenyine wabasha kumbwira nkakumva amatwi yanjye yose arahari kugutega amatwi arahari yiteguye kukumva Timira ese wigeze wakunda birati yego narakunze ahirwe nagize ndakunze umusore umwe kandi ni nawe twabanye Arinati none se yigeze atuma umushidikanyaho birati hoya ugukunda bya nyabyo agatuma umushidikanyaho none ubwo yakuzanira ibintu bimeze nka confusion ku buryo nyine aguconfusing no ahubwo iteka nyine akuzanira amahoro wamutekerezaho kumva uranezerewe rwanya rwo ruzana amahoro ntabwo ruzana ugushidikanya ntabwo se kubura amahoro muri wowe Karen ati nibyo aho ngaho mbwije ukuri none se Mira umusore aramutse akubwiye ko atigeze agukunda ahubwo yagukoreshaga imbere yarazaga akubwira ko agukunda nyuma akagaruka akubwira ko yagukundaga wakizera iki wakizera ibyo yakubwiye mbere wakizera ibyo yakubwiye nyuma ati rero buriya byaterwa nabanza nkamubaza impamvu mbere yambwiye yuko atigeze ankunda ahubwo yankoreshaga kongera nkamubaza iki ni iki kigaragaza ko kuri iyi nshuro noneho unkunda gusa nyine urukundo ruracanganye biba bicanganye bigoranye Karen ati nanjye niyo mpamvu nahoze nibaza ese urukundo ni iki kuri aba ngaba bombi babiri twigarukire kuri Cyozi ndetse na Hirwa barahagarara bakarebana gusa akabura uvuga Cyozi agera hagati abura akabwira Hirwa akambwira ati Hirwa byose ni amakosa yanjye impamvu nsuzugura impamvu ngaragara nkaho ntacyo ndi cy'imbere yawe nuko nakugaragarije intege nke nuko nakugaragarije ko ngukunda reka nemere muri n'uburibwe reka nemere nyure mu buribwe n'agahinda kuko n'ubundi nakoze ikosa rikomeye gusa hari ikintu ugomba kumenya hari ikintu umaze gusobanukirwa ntabwo buri nkuru yose y'urukundo igomba kuba iy'abantu babiri rimwe na rimwe tujya twibeshya ko buri nkuru y'urukundo iba igomba kuba iy'abantu babiri ariko ntabwo ariko iteka bigomba kugenda
ushaka gukunda umuntu ntagukunde kandi ibyo ntacyo biba bitwaye. Umuntu kumukunda ntagukunde ntabwo biba bikuraho kumukunda. Ikindi urukundo ntabwo ari inguzanyo ngo nyine umuntu niba aruguhereje nawe ugomba ugire gutyo urumusubize. Rwa rukundo ni 50-50. Niba rero utankunda, niba utanyitayeho, gute nakomeza guhatiriza? Ushobora kutankunda ariko njye ngakomeza nkagukunda, kandi kutankunda kwawe ntabwo bikuraho ko njye ngukunda. Nabikubwiye na mbere hose. Buriya hari ikintu tutazi. Twibwira yuko kugira ngo umuntu abe hanezerewe ari uko ashobora gukunda akanakundwa, ariko ushobora gukunda ndetse ukanakundwa ntibikubuze guhora ubabaye, ntibinakubuze guhora urira. Ariko ushobora gukunda muri wowe ukakira ko ukunda atari ngombwa yuko agukunda, byonyine kuba umukunda bikakuzanira amahoro. Ibyo nanjye nibyo ngomba guhitamo gukora. Ntirwakuri inshuro ntabwo ndi kukwinginga ngo nkunde, nta nubwo mbishaka pe, kuko icyo maze kubona ntabwo unyitayeho, ntabwo unkunda. Kuko inshuro zose umaze kugenda unyegezayo iyo ababura uko umbwiye nabi nakuzinukaga nangwa se narakaraga, ntabwo nakabaye nkivugana nawe. Gusa amaze kumenyera uburibwe, nta jambo ryawe n'iri na rimwe rizongera kumbabaza. Bazahera ko yigendera ariko afite umubabaro mu maso, arimo agenda agira atya agahura n'umwe mu banasi akamubaza ati cyoze ko mbona mu maso hawe hijimye bikugendekeye gute? Ati ni insima. Mbabarira ntabwo ntuje. Ni insima ati kandi ubu wabona arihirwa nanone. Ariko ntabwo nakubwiye. Ahera akamufata akaboko akamujyana ahantu hitaruye ku buryo nta muntu n'uyu n'umwe ushobora kubumva. Ntabwo ati cyoze tekereza kabiri, niba ari imisozi warayitereye ko bwahirwa ariko nta cyahindutse, rekera umutima wawe nawe ukeneye kumva. Ese nzakugira inama ngeze he? Wagiye muri konji ngo uri guhunga urukundo umukunda, aho kugira ngo uze waramwibagiwe ahubwo wagarutse waramusariye. Muvandi, urashaka gutoragura amashashi? Wumva ushaka gusara? Cyoze hirwa niyo agukunze ariko nabura yaraguhinduye. Ese ubu ntaraguhumura amaso ngo urebe? Wikomeza kumubeginga umwaka urukundo. Ese ubu nzahora nshwana nawe buri gihe dupfa hirwa kugeza ryari? Hirwa n'umusore mwiza, afite amafaranga, aracyakeneye abakobwa bamwiruka, aracyakeneye abakobwa birirwa bamubwira ko bamukunda. Ubundi bwo yagukunda yakumarira iki? Ninde wakubwiye ko abasore beza bagira ubwenge bwo gushaka? Reba imyaka
myaka afite kuki utibaza impamvu akiri hariya abana bereye se wabo neza bagiye kungana nabo reba Hirwa umureba agendana na Rihana watekereza iki ntago ashaka gushaka kandi wowe ukeneye umusore ukudetinga kugira ngo agushyire mu rugo none umutima wawe wose uri kuri Hirwa ese ntabwo ureba imyaka umaze umwirukaho ntabwo ureba igihe cyose umaze ubwiye kwibwira ko afite undi mukobwa akunda uzi impamvu yabikubwiye kugira ngo akwikureho kuki udashaka kwakira ukuri kwibyo yakwibwiriye n'akanwa cyoza ati Ninsima ese wigeze wakunda uzi uko bimera basi wari wakunda ngo uryame ubura ibitotsi uri gutekereza uwo ukunda ese basi byari byakubaho ngo uhamagare uwo ukunda natakwitaba umutima ukurya Ninsima ati cyoza listen please reka umutima wawe urire ubabare ariko ukire umutima wawe ugomba kurekura Hirwa uzi impamvu Hirwa ataguha agaciro uzi impamvu Hirwa atari kugukunda nuko iteka wari umwereka yuko hari kumwe iteka uba umwereka ko adahari nawe utariho kandi ubwo nibwo bugwari bwa mbere babarira umwereke yuko ahari nangwa se adahari wishimye kandi umeze neza cyoza ati nabishobora gute Ninsima ati please uri umunyembaraga wabikora wabishobora umutima umukunda wanakunda wikomeza kwishingikiriza ku muntu umwe kandi nawe wasimburwa igihe wahereye kandi nari nakubujije ubundi wajyaga wari utuje umeze neza ubu se urongera ubona imbaraga zo kwita ku barwayi umeze gutyo erega nawe ubwawe urarwaye gute wavura abarwayi kandi nawe urwaye ahubwo ndumva ndi bukora akazi kawe n'akanjye kuko ntabwo byoroshye babarira utawe ujye kuryama dore ibi nibyo byatumye nanga ko wongera kuba wenyine kuko nabonaga ugiye neza kuzicwa n'agahinda uzi ko wowe rimwe ushaka kubyuka ubwo watekereza nawe ukaba wakiyahura ikibazo ati hoya ntabwo nagera kuri iyo pointi yo kwiyambuye ubuzima hejuru y'urukundo Ninsima ati sha byihorere ndakuzi neza igihe tumaranye turaziranye hari igihe urara ufininurira kandi uba wumva ko ntari kukumva just kuko uhamagaye Hirwa ugasanga ari call waiting just kuko wamwandikiye ntagusubire just kuko wamuhamagaye ntakwitabe sheri uri mwiza ukwiye ibyiza reba nk'abasore birirwa bakwirukaho reba abantu birirwa bakubwira ko bagukunda ariko umutima wawe uhora urabirije kuri Hirwa yabaye Hirwa aha yamaze no kubitamo cyoza ati basi mbabarire kuba mwikoreza imitwaro yanjye ahari nawe warandambiwe Ninsima ati ntabwo nakurambiwe ahubwo ndambiwe ubugoryi bwawe n'ubucucu cyoza ati nuko utarakundaho ahari nukunda nawe uzabimenya ahari wenda bizashira cyozi ahera ko yigendera Ninsima aramwitegereza ahera akajya kureba Hirwa agenda akamusanga mu biro bye akamubwira ati Dr.
urahuze se nangwa naguhuze tuganire ubwo ati Ninsima nta kibazo ni karibu ngwino tuvugane ndetse ariko ntabwo ari iby'akazi nshaka ko tuvugana ubwo ati nta kibazo Ninsima ati nakegekaho se ko nshaka ko tuganira nta muntu ubyumva ubwo ati niba icyo ushaka ko tuganira hora nta kibazo agekaho undi yagekaho akicara akitegereza Hirwa isoni zigero zikamwinja akavuga ati kandi bigenze bite nasi ko mbona uri kunyitegereza cyane ati ndiyo ndareba ubushongore n'ubukaka bwawe Dr. Yego nibyo uri mwiza unaseka neza ufite n'akazi keza uhembwa neza ariko se kuki bigushuka kuki uri umwibone kuki wiyumva Hirwa kaseka kavuga Ninsima bikugendekeye gute ndati nje njane kukubwiza ukuri Dr. ibi tugiye kuvugana biri out y'akazi ndabizi ko ndi mu bakozi ushinzwe wabishaka wahera kunyiruka sinkuho babutse ariko ndumva nshaka kukubwiza ukuri ubundi wibona meke ese ubona undi mwana arara rirakirwa rira hejuru yawe uri gutekereza iki ese ubundi kuki watumye gukunda Hirwa ati Ninsima uri kuvugana umujinya n'uburakari watuza tukaganira Ninsima ati nta kintu tuganira wamwibonewe erega ubwiza bwawe nibwo bugushuka buragushuka pe najyaga numva ngo abasore beza ngo baba biyumva ntago nari mbizi nabimenyeye kuri wowe reba imyaka yose undi mwana amaze yirwa kwirukaho ese kamubaze iyo utamurijije uba wumva hari ikintu uri kubura muri wowe ese amarira ye hari icyo akongerera ntabwo uriya ababaye wowe urishima ati ibi nakumiro umva ukuntu uri kumbwira nabi nabura nuntambajije ngo iyi nkuru yawe na runaka imeze ite ntumbajije n'uruhande ndiho uri kunsomera gusa Ninsima ati nagiye nceceka kenshi ariko kuri iyi nshuro sindi buceceke wuje ubugome wuje ubugwari n'ubwibone sinarubwo bijya bigutera isoni iyo ubona ufata umukobwa ungana kuriya ku myaka ye ukamuriza amarira nk'aya rira karara rirakirwa rira wumva nta soni biguteye ati noneho ndumiwe ese nijya umubwira ngo arire Ninsima ati kuko bitakuriho nyine wumva amarira yiwe arimo aba ari gusenga ubona ntacyo bivuze asoni Hirwa ati rero ndumva bikomeje kuncanga ntago nzi ngo inkuru uzi ihereye hehe irangirira hehe urumva utari kundenganya kwera banza ushaka kumenya iki Ninsima ati nkeneye kumenya ni iki gituma ukomeza kubabaza cyose ese ni iki gituma ukomeza kumuriza kandi ubizi neza akagukunda Hirwa turakoze cyane ahubwo iyo uza kuba waje umbaza gutyo na mbere hose ntuzu nturaho ibintu ntazi urimo urantunganya urimo urambwira nabi ngo menya ngo ubwibone menya ngo iki uri kuba nagusobanuriye none se ubundi yakubwiye ko dukundana yakubwiye ko njye nawe turi mu rukundo Ninsima ati nkeneye kumva ibyawe babihuza n'inkuru yampaye nase ubundi murakundana uramukunda Hirwa yitegereza Ninsima avuga ati Ninsima reka nkubwize ukuri kandi kwa nyako ntago ndi buce ku ruhande
inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese ukuri Hirwa agiye kuvuga ni ukuhe? yaba agiye kwemerera Niyonsima se ko akundana na Cyoze, ntabwo aramubwira ko nabyigeze bibaho kandi bitazigira bibaho. Byose rero twibaza ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Warahemutse, yewe nitwa Atete, yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.